ariko igihe turimo ni igihe cyo kugira ngo abagore, abagabo, abana bafata umwanya wo gusenga, biga igitabo cya Daniyeli, kuko hari Kristo urimo guhangana n'ibihe, Kristo witeguye guha imbaraga imitima yacu ngo ihangane n'ibi bihe turimo. Buri gihe cyose uzasanga umuntu wagiye wemera kwitera icyuma kugira ngo amererwe neza, umuntu wirinze kubangamira, umuntu wirinze guhungabanya amahoro ye, kenshi uzasanga ari we muntu kwitura inabi. Ntabwo umugambi nyamukuru w'ubuhanuzi ari uguhahamura abantu, nta nubwo umugambi nyamukuru w'ubuhanuzi ari uguhumuriza abantu mu cyaha no mu kinyoma. Umugambi nyamukuru w'ubuhanuzi ni ukwerekana ko ibintu birimo kuba byose Yesu arimo nawe gucamo, yarangiza agakiza imitima y'abagize gute, yabibishaka. Mu magambo make, Kristo tugomba kumubona muri buri ngingo yose y'ubuhanuzi. Telefone ntimuzazitunge. Iyo utunze telefone, abazadushuka niho bazaduhigira, kandi telefone nta wamenya uzikontorora, wazabona ukabona baradukaciye. Kubw'ibyo rero, umuntu ushaka kujya mu ijuru telefone azasigarana n'isengesho gusa, urinjije. Telefone ushobora kuyumviraho ikibwirizwa, ushobora gutega amatwi radiyo ijwi ry'ibyiringiro kuri telefone. Telefone turimo turazituriraho, telefone turimo turazibarizaho ibibazo. Urimo uricara hano mu Rwanda ugakoresha telefone ugakurikirana amateraniro arimo kubera muri Amerika muri General Conference. Telefone ni mbi, cyangwa ubwonko n'ibiganza biyifite nibyo byanduye, ibyo byanduye. Aya ni amagambo nasomye mu bahanuzi n'abami page 508, ni icyigisho cya 44. Ariko igihe turimo ni igihe cyo kugira ngo abagore, abagabo, abana bafata umwanya wo gusenga, biga igitabo cya Daniyeli, kuko hari Kristo urimo guhangana n'ibihe, Kristo witeguye guha imbaraga imitima yacu ngo ihangane n'ibi bihe turimo. Ntago nabura kubasaba yuko twita cyane kuri uyu muburo muri uyu mugoroba. Ubuhanuzi bwa Daniyeli na Yohana bugomba kwiganwa ubushishozi. Aya magambo ari mu butumwa bwatoranijwe volume ya 2 page ya 82. Hagiye habaho abantu bamwe na bamwe biga Bibiliya zabo batekereje ko bavumbuye umucyo ukomeye n'inyigisho nshyashya. Abo bantu bagiye baboneka, kavuga ati hari ibintu numva Ellen White nawe atumvaga, hari ibintu ndimo kumva abapasitoro banyu batabasha gushyikira. Mu gihe cya Ellen White yavuze ko abantu nk'aba bazaboneka, nyamara ntabwo ibyo byari ukuri. Ibyanditswe byera byose ni ukuri, ariko kubera kubikoresha nabi abantu bagera ku myanzuro mibi. Turi mu ntambara ikomeye, kandi uko urugamba rwegereza kurangira niko rurushaho gukomera. Dufite umwanzi Satani utagoheka, kandi ahora akora ubudatuza ku mitima y'abantu itarigeze yimenyereza inyigisho z'ubwoko bw'Imana. Mu myaka 30 ishize, abantu bamwe bazafata ukuri kugendanye n'igihe barimo, maze uko kuri bagushyire mu gihe kizaza. Ibintu bivugwa mu buhanuzi byasohoye mu gihe cyashize nabyo bishyirwa mu gihe kizaza, maze kubera izo nyigisho ukwizera kwa bamwe kugacogora. Nshaka kuvuga iki? Iyo wize ubuhanuzi nabi, nk'ubu abantu bize ubuhanuzi nabi batangira kwiga yuko Imana nta torero ifite, ahubwo Imana icungana n'umutima w'umuntu ku giti cye gusa. Abantu bize nabi batangira kuvuga yuko isi, bamwe baravuga ngo imbabazi zararangiye, ubu turi mu byago 7, abandi baracanganyukiwe. Noneho hari n'abavuyemo baravuga bati ibi ni ibimenyetso byerekana ko Imana itabaho. Ubu barimo barinywera inzoga, barimo barasambana abagore, barimo baragira gute. Icyo nagira mbabwire ngiki, nubona Satani yazanye ibintu by'ubuhanuzi yabivangavanze. Dufite abantu babeshya ngo barigisha ubuhanuzi ku maradiyo, ababeshya ngo barahanurira abantu ku mateleviziyo. Nayo mujye mumenya ko Satani agendereye gucogoza kwizera kw'abantu. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Haleluya. Reka dushime Imana yabanye natwe kandi yaturinze, iduhaye umugoroba mwiza. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Uyu mugoroba ni umugoroba mwiza. Duhaye rero ikaze
abashyitsi bacu, kandi buri muntu wese uri hano turamwifuriza umugoroba mwiza. Mbere ya byose nagira ngo mbasabe buri muntu wese arebo bicaranye amuramutse mu izina rya Yesu, amwifuriza umugoroba mwiza rwose. Yego, Imana ibaha umugisha cyane, nanjye mbifurije umugoroba mwiza. Icya kabiri, nk'uko nabibatangarije, uyu munsi dutangiye inyigisho zacu z'ubuhanuzi. Turifuza yuko murarika abadivantiste batandukanye, mukararika n'abatari abadivantiste, kugira ngo Imana iduhumure ikoresheje ijambo ryayo, tumenye ibihe turimo, ariko tumenye n'uburyo twitwara, tumenye n'urukundo rw'Imana mu bihe nk'ibi ngibi. Ndashimira rero korari yaje kudususurutsa, Imana ibaha umugisha. Kandi ntago nabura kwakira abashyitsi Imana yaduhaye, Imana ibaha umugisha cyane. Dufite ishuri turimo guteguriramo abantu bazabatizwa ku isabato. Byaba ibyawe uramutse ubishatse ukaza kudusura muri iryo shuri, twiga saa 10:30. Turabifuza rero, Imana ibaha umugisha. Ikindi kandi, abashyitsi bazaza bagera hano badasanzwe ari abadivantiste, hari impano mwagenewe. Niyo mpamvu bibaye byiza uzaza mbere y'uko mutaha, tuzaza dufata akanya kugira ngo tubandike, kugira ngo tumenye uburyo twabashyikiriza impano zanyu. Imana ibaha umugisha. Reka duhe ikaze kandi abarimo kudukurikira kuri YouTube. Tuhafite abantu benshi. Ejo turi muri gahunda yo kuramya, twari kumwe n'abandi bantu bagera mu 5,000 batari bari aha ngaha, barimo gukurikirana ijambo ry'Imana. Imana rero ifite uburyo izakora. Abo bantu rero nabo tubahaye ikaze, ntago bazi hano, ariko n'ibinababera byiza bazaze badusure tutarasoza amavuna. Abari za Musanze mu bice bitandukanye, Rubavu, i Kigali, muzaze mudusure hano Nyarubande, tubane namwe ku isabato. Imana ibaha umugisha. Uyu mugoroba ndagira ngo mbasabe mujye juru dusenge, tutangire kwiga ijambo ry'Imana. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tunejejwe cyane n'urukundo dukunda. Urwo rukundo ni rwo rutuma tudapfa nubwo turi abanyabyaha. Urwo rukundo ni rwo rutukururira kwihana no kugukunda no kugukorera. Urwo rukundo ni rwo rutuma turarika abavandimwe n'inshuti tukabazana mu nzu yawe. Urwo rukundo kandi ni rwo rudufasha gufasha abababaye n'abatishoboye, kuko natwe yadufashije tutishoboye. Urwo rukundo ni rwo twifuza ngo rubane natwe mu gihe tugiye kwiga ijambo ryawe. Ubane natwe, udusige amavuta yawe ku matwi no ku ruhanga, kugira ngo tubashe kumva neza ijambo ryawe n'icyo rivuga, kandi uduhe n'imbaraga zo gushyira mu bikorwa iby'ijambo ryawe ridusaba. Abana bawe muri uyu mugoroba batahe bagushyikiriye binyuze mu ijambo ryawe, binyuze mu masezerano yawe no mu mutimanama waciye bugufi. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Uyu mugoroba dufite isomo ryiza rifite insanganyamatsiko ivuga ngo imfunguzo zo gusobanukirwa iki? Ubuhanuzi. Abantu benshi usanga ubuhanuzi ari ikintu batinya. Abandi ubuhanuzi bwabo bwaravangiwe. Iyo afite inzara aba ashaka kumuhanurira ibiryo. Iyo igihe cyo kwishyura inzu cyageze aba ashaka umuntu wamubwira uburyo Imana iri bumanura amafaranga akishyura inzu. Mu by'ukuri abantu benshi ni abanyabyaha, ni abagome, ni abagambanyi, ariko bashaka gusohorezwaho ubuhanuzi bwiza. Ikibazo ni iki rero? Kuki abantu bashaka kwinjira muri Bibiliya benshi Satani abatera ubunebwe, bikarangira bavuga yuko ubuhanuzi budasobanuka, bamwe na bamwe bakabujyamo nabi, bikarangira babaye abayobe. Abandi nabo bajya mu buhanuzi ntibagire Imana babonamo, bakabona ibintu by'ibinyamaswa n'ibintu by'ibisimba. Nshuti zanjye, muri uyu mugoroba uce bugufi, kubera ko tugiye kumara icyumweru twigana ubuhanuzi, turebe imfunguzo zo gusobanukirwa ubuhanuzi. Ijambo ry'Imana ritwereka ko dukwiye gukora ubushakashatsi, dukwiye gusoma, dukwiye gusenga, dukwiye kwiyiriza ubusa,
dukwiye kandi no kwicara mu materaniro tukigishwa. Kubera iki? Ijambo ry'Imana ritubwira ibintu bikomeye. Abantu bamwe bazi ko ubuhanuzi bwabereho kugira ngo buhahamure abantu. Ntabwo umugambi nyamukuru w'ubuhanuzi ari uguhahamura abantu. Nta nubwo umugambi nyamukuru w'ubuhanuzi ari uguhumuriza abantu mu cyaha no mu kinyoma. Umugambi nyamukuru w'ubuhanuzi ni ukwerekana ko ibintu birimo kuba byose Yesu arimo nawe gucamo, yarangiza agakiza imitima y'abagize gute? Yabibishaka. Mu magambo make, Kristo tugomba kumubona muri buri ngingo yose y'ubuhanuzi. Ndagira ngo muri uyu mwanya tujyane mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, igice cya 20. Tugiye kureba impamvu Imana ishyiraho abahanuzi ndetse n'icyo abahanuzi baba bagomba kumara. Bibiliya iravuga ngo iki? Hanyuma y'ibyo Abamowabu n'Abamoni hamwe n'Abamewunimu batera Yehoshafati bajya kumurwanya. Yehoshafati baramuteye bajya kumurwanya, ariko mu bantu bose nakunze muri Bibiliya, Yehoshafati yari umuntu w'Imana kubera ibintu bitatu. Icya mbere, Yehoshafati iyo yasangaga yibeshye yasabaga Imana imbabazi. Icya kabiri, iyo Yehoshafati yabonaga agiye gukora ikintu kizazana ingaruka zidasanzwe yasabaga Imana icyerekezo. Ikindi, Yehoshafati iyo Imana yamwerekaga ko yatannye yasabaga Imana kumwongerera amakenga. Nuko natwe tugomba kubaho. Hanyuma y'ibyo ayo matsinda yose araterana ajya kurwanya Yehoshafati, maze haza abantu babwira Yehoshafati bati, haje ingabo nyinshi ziguteye ziturutse i Siriya hakurya y'inyanja, kandi dore bageze i Hasasonitamari ariho Enegedi. Yehoshafati aratinya, kuko natwe twese dutinya ibibazo, kuko natwe twese dutinya uburwayi, kuko natwe twese dutinya intambara. Nawe niko byamugendekeye kuko yari umuntu nkatwe. Yehoshafati amaze gutinya rero ntago yahamutse ngo yicara ahantu hamwe. Igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, igice cya 20 umurongo wa 2 hatugaragariza neza agahinda yari afite, ariko umurongo wa 3 katwereka yuko atigeze atinya. Nyuma yo gutinya icyo yakoze ni iki? Yihatiye gushaka Uwiteka. Ubwoba bw'umuntu ufite Imana n'ubwoba bw'umuntu udafite Imana, ubwo bwoba bugomba kuba bugize gute? Butandukanye. Ubwoba bw'umuntu udafite Imana bumujyana mu bapfumu, bumujyana mu bahanuzi b'ibinyoma, buramuhahamura bukamwangiriza umubiri, bukamumaramo no kwizera. Ariko ubwoba bw'umuntu ufite Imana, uko ibihe bimuteye ubwoba biba byinshi, niko arushaho gushakisha iki? Imana. Niba ibyo bintu bijya bikubaho rero, uri umuntu w'Imana. Yihata gushakisha Uwiteka. Ategeka Abayuda bose yayoboraga kwiyiriza ubusa. Ubundi ibi bintu nibyo bintu biba bikenewe mu gihe wasumbirijwe n'umwanzi. Hari ugushaka Imana kugira ngo wumve ijwi ryayo, hari ukubwira abo mugendana n'inshuti zawe gufatanya nawe kwiyiriza ubusa. Abayuda bose baraterana ngo basabe Uwiteka kubatabara. Amen. Hari ugushaka Imana, hari ukwiyiriza ubusa, hakaba no gushaka ubutabazi bukomoka ku Mana. Baturuka mu midugudu yose y'Ubuyuda bazanywe no gushaka Uwiteka. Umurongo wa 5, Yehoshafati ahagarara mu iteraniro ry'Abayuda n'ab'i Yerusalemu. Yari mu nzu y'Uwiteka imbere y'urugo rushya. Amen. Aya ni amagambo akomeye. Ibi bintu ntabwo Yehoshafati yabikoreye ahandi, kuko yari abizi ko mu bihe by'akaga, mu bihe by'intambara, mu bihe umwanzi yakumereye nabi, inzu y'Imana iba ari ubuhungiro. Amen. Rero reka ngire ikintu mbabwira. Ubu dufite abantu, izi ntambwe turimo gusoma Yehoshafati yaciyemo, abantu ntago bakizikora. Umuntu ari yicarira agahita ahamagara umuntu w'umuhanuzi kuri radiyo, umugabo twashwanye none agiye kuncika, nsengera atagenda. Ntiwigeze wiyegereza Imana, ntiwigeze wiyiriza ubusa ngo wereke Imana icyo kikubabaje, ntiwigeze usaba Imana ubutabazi, ntabwo wigeze ujya mu iteraniro ry'Imana kuko hari imigisha Imana ihatangira. None w'ikindi,
nta nubwo wageze mu nzu y'Imana. Ikintu gitangaje, nashimye Imana cyane ubwo nasomaga aya magambo. Yari mu nzu y'Uwiteka imbere y'urugo rushaje. Nibyo imbere y'urugo rushya. Iri jambo rushya, bishya, nshya ni ibintu Imana ikunda. Zaburi iranditse ngo mwabaririmbyi mwe muririmbire Uwiteka indirimbo nshya. Mana undememo umutima mushya. Icyo nagira ngo mbabwire, byari kubikosa iyo urugo rw'Uwiteka rwari kuba rwarashaje yarangiza agahamagara abantu. Reka ngire ikintu mbabwire, mbere y'uko ibigeragezo n'amakuba bigera ku muntu w'Imana, Imana irabanza ikamuha imbaraga nshyashya zo guhangana nabyo. Uyu munsi rero abantu barimo barigishwa yuko kugira ngo wumve ubuhanuzi neza ntugomba gukandagira mu nzu y'Uwiteka. Kugira ngo wumve ubuhanuzi neza ntabwo ugomba guhagarara mu iteraniro. Ni ikinyoma, si ikinyoma, ni ikinyoma. Reka ngire ikintu mbabwira, igihe cyose tuzabura imyiteguro nk'iyi yabaye mu gihe cya Yehoshafati, uretse guhahamurwa n'ibintu dusoma no kuba abahezanguni, nta kintu tuzageraho. Bibiliya iratangaje. Ibyo byose amaze kubikora arasenga ati, Uwiteka Mana ya ba sogokuruza, mubyibuke neza, imyiteguro yose yabaye, ariko iyo uhanganye n'umwanzi ukurusha imbaraga wibutsa Imana amasezerano. Ibintu byose yakoze hejuru ni byiza, agiye gukurikizaho kwibutsa Imana amasezerano. Uwiteka Mana ya ba sogokuruza bacu, ese si wowe Mana yo mu ijuru, kandi si wowe utegeka abami bo mu isi b'abanyamahanga? Mu kuboko kwawe ntiharimo ububasha n'imbaraga bituma nta n'uwagutanga imbere. Yiringiye Imana ntayiringiye? Mu kuboko kw'Imana harimo ububasha, nta muntu ushobora kuyitanga imbere. Imana yacu yo mu ijuru nta muperezida wo ku isi wayivangira, nta munyapolitiki wo mu rwego rwo hejuru, nta munyadini wo mu rwego rwo hejuru wavangira Imana, kuko ni Imana yihagije. Ariko mu gihe uzabona ibintu birimo kugenda nabi nk'uko utabishakaga, ntuzagire ngo Imana yagize intege nkeya, ibitegereje ko igikombe cy'ibyo bintu cyuzura. Mujye mwibuka yuko nimwiga ubuhanuzi, isaha y'Imana siyo saha yacu. Kwihangana kw'Imana siko kwihangana kwacu. Umunyapolitiki ashobora kugukorera ikintu, wowe ukagenda ugapfukama ugatangira kumuvuma, mu gihe Imana ahubwo irimo kugira ngo ice muri icyo kintu cyavutse imwigarure nk'uko yigaruye Nebukadineza. Bibiliya irakomeza, murongo wa 7 yarakomeje ati, Mana yacu, si wowe wirukanye abaturage bari muri iki gihugu imbere y'ubwoko bwawe bw'Abisiraheli? Amen. Ni wowe wakuye Abisiraheli mu Egiputa, urangije wirukana ababaga hano, urangije ukahagira urubyaro, ukagiha urubyaro rw'inshuti yawe Aburahamu ngo kibi cyabo iteka ryose. Arimo aributsa Imana amasezerano y'Imana yavuganye nande? na Aburahamu. Mana, turabizi Aburahamu yari inshuti yawe. Igihe watangaga iki gihugu wagihaye inshuti yawe yitwa Aburahamu, kandi ntabwo wagitanze rimwe, wagitanze by'iteka ryose. Arimo arabwira Imana ati, Mana utube hafi batadukura muri iki gihugu. Erega reka ngire ikintu mbabwira, nimugera imbere y'Imana ujye urinda ikirenge cyawe. Bivuze ngo iki? Jya urinda imitekerereze yawe. Ariko mu mubwirizaho haranavuga ngo ujye urinda iki? Jya urinda umunwa wawe. Ntukemerere umunwa wawe gupfa gusaba ibintu bibonetse byose. Uyu mugabo ni umuhanga, arimo arasenga, arakomeje. Maze rero Mana bakakibamo, kandi bakaba bubakiyemo izina ryawe ubuturo. Urumva, yabwiye Imana arebwira ati, bagituyemo bakubakiramo n'ubuturo bwera. Bagasenga bati, nitugerwaho n'ibyago, ari inkota cyangwa igihano cyangwa mugiga ndetse n'inzara, tuzajya duhagarara imbere y'iyi nzu n'imbere yawe tugutakambire. Uko tuzaba tubabaye nawe uzumva ugire gute? Utabare. Inzu y'Imana yibukije Imana, ayibwira ko Imana yavuze ko nibagerwaho n'ibyago bitabaturutseho, nibagerwaho n'inkota
iturutse ku myifatire yabo mibi, bagahura n'igihano, bagahura na mugiga, icyorezo, cyangwa se bagahura n'inzara, ntibizababuza guhagarara mu nzu y'Imana. None icyorezo kiraza, abantu bagacika he? Njyewe umva, ari ibintu mbona njye bikantangaza. Ubundi turi abasomyi, turi abizera, cyangwa turi injiji zisobanutse zo mu minsi y'imperuka. Nuko rero dore Abamoni n'Abamowabu n'abo ku misozi Seyiri, abo wabujije Abisiraheli ko babatera ubwo bavaga mu Egiputa, ahubwo bakanyura hirya ntibabarimbure. Imana igihe Abisiraheli bajyaga guca hariya, Imana arababwiye ati rero igihugu cya bene wanyu mubaka inzira. Mose abaka inzira, arababwira ati turacamo hagati mu gihugu cyanyu, nta muntu turi bwakure, ntituzarwana namwe, n'icyo tuzarya tuzakibishyura. Barangije babwira Mose bati nta nzira tubahaye. Ubu twicaye hano hari abantu bimye abavandimwe babo inzira yo kugera ku iterambere n'imibereho myiza. Niko byagenze. Imana irangije ibonye ko babimye inzira, ibwira Abisiraheli iti mujye muba abanyamahoro, nimukikire icyo gihugu cyabo mwigendere. Umva, byabasabye kukizenguruka. Arimo gusenga Yehoshafati yabwiye Imana ati Imana, ntabwo wibuka ko twagezeho bakatwima inzira, bayitwima, ntutegeke ko turwana nabo, ahubwo ukatubwira ngo tubareke kuko ari abavandimwe, twarangiza tugakikira igihugu cyabo. Arangije avuga umurongo wa 11, dore uko batwituye kuza kutwirukana muri gakondo yawe waduhaye. Buri gihe cyose uzasanga umuntu wagiye wemera kwitera icyuma kugira ngo amererwe neza, umuntu wirinze kubangamira, umuntu wirinze guhungabanya amahoro ye, kenshi uzasanga ari we muntu kwitura inabi. Uyu mugabo arimo arasenga, ntarimo gusenga, arimo arasenga. Arangije abwira Imana ati Mana yacu, ntiwakwemera kubahana, nta mbaraga dufite zarwanya izo ngabo, ni nyinshi zaduteye, kandi tubuze uko twagira, ariko ni wowe duhanze iki amaso. Arimo arabwira Imana, amasengesho yacu dusigaye tuyatondeka nka disikuru z'abanyapolitiki. Umunyapolitiki ashobora gutegura disikuru abizi yuko adateganya kuzagira icyo akumarira, ariko agatondeka utuntu tw'ingingo turyoshye ku buryo wicara ukavuga uti wawu, uwamuha ikindi gihe cy'imyaka nka 20 cyangwa 30. Bino bihugu by'abazungu bafite ukuntu bizeza umuntu ko nta n'uzongera gupfa vuba, kavuga bati urupfu tugiye kurugukuraho, nzahangana no kugira ngo mujye muhora muri abajene. Abakecuru bagatora bati tutazapfa bagashyingura byaye. Nimujya gusenga Imana ntimugatondeka amagambo nk'ay'abanyapolitike. Abwira Imana yibwiza ukuri, harabibwira ati twabuze uko tugira gute, uko tugira, ariko ni wowe duhanze amaso. Nuko Abayuda bose bahagarara imbere y'Uwiteka bari kumwe n'abana babo batoya, n'abagore babo n'abana babo bakuru. Gushaka Imana bisaba yuko tuyishakana umutima wacu wose, n'abo mu rugo rwacu bagize gute bose. None urimo urasaba imvura ya Mwuka Wera, umwana wawe w'imyaka 12 arimo kureba ibitente muri telefone, koko urambwira ngo dufite imyiteguro ishitse. Urimo urasoma umugore yibereye kuri WhatsApp, kandi ngo mwese ngo mukeneye ngo imvura yitumba. Mva mbabwire, ibyo ni ibimenyetso byerekana ko niyo umuhindo mutayibonye. Arangije kubera iryo teraniro ryari riryoshye, maze umwuka w'Uwiteka aza ku muntu witwaga Yahaziyeli mwene Zekariya. Mu gitabo kimfasha gusobanukirwa Bibiliya cyitwa iby'Abadivanisi umunsi wa 7 bizera, baranditse ngo uyu mugabo witwa Yahaziyeli yari umuntu ufite Imana, umuntu ukunda kuboneka mu iteraniro, umuntu uca bugufi, ngo Imana yari yaramuhaye impano y'ubuhanuzi, ariko ntiyigeze asura abantu ngo ajye ababwira ati we ntago ndi mugenzi wanyu we. Yabaga yibereyemo yiturije. Imana irangije imuvugiramo. None ubu dufite
abantu bashaka kwigisha ubuhanuzi batabonetse mu iteraniro ritabaza Uwiteka. Munariyirirwe we yarangiza akaza ati mfite ibintu Imana yampaye. Muri iriya teraniro ryanyu nta Mana ikihavugira, yavuganye nanjye mu buryo bwanjye ngenyine. Yahaziyeli mwene Zekariya mwene Benaya mwene Yayeli mwene Metaniya w'umulewi wo muri bene Asafu, aho yarari hagati mu iteraniro aravuga ati nimwumve yemwe Bayuda mwese namwe baturage b'i Yerusalemu, nawe mwami Yehoshafati, uku niko Uwiteka avuze, mwitinya kandi mwe gukurwa umutima n'izo ngabo nyinshi, kuko urugamba atari urwanyu ahubwo ni urw'Imana. Ubu dufite ikibazo, umuntu arimo araza akagupakiramo ibintu by'indangamuntu, akagupakiramo ibiki byose, yagize akakubwira ati nta kazi kawe cunga sana cyangwa upfe nabi. Ubu urugamba twarugize urwacu, nyamara urugamba rwa gihanuzi si urwacu, ni urw'iki? Ni urw'Imana. Aya magambo amaze kuyavuga aravuga ati ejo muzamanuke mubatere, dore bazazamuka haterera hajya Isise, muzabasangaho ikibaya giherera mu butayu bwa Yeruweli. Muri iyo ntambara ntimuzagomba kurwana, muzahagarare mwireme inteko gusa, birememo amatsinda y'abasirikare, mwirebera agakiza Uwiteka azagira gute? Azabaha. Iri jambo rimeze nk'iryo Mose yavuze bageze ku nyanja igira gute? Itukura. Igihe cyose uri ku rugamba rugukomereye, ntabwo ugomba kwicara ngo wigumire aho uri uvuge ngo Imana izarwana. Imana igutegeka kugenda ukageraho urugamba ruri bubere, ikagutegeka kwiremamo imitwe y'ingabo, ukambara intwaro zose zo kwizera, ariko kurwana ni ukw'Imana si ukwawe. Amagambo akomeye. Maze Yehoshafati yubika amaso hasi, Abayuda bose n'ab'i Yerusalemu bikubita hasi imbere y'Uwiteka baramuramya. Mbabaza, baramije umuhanuzi, baramije Imana. Simwe mbazara kuri iki gihe iyo uvuze utuntu tukaba, abantu bahora mu rugo rwawe bazana imiceri, amasukari, umuntu w'Imana yarabivuze bigira gute? Biraba, abantu baba muramya. Umva cya kintu wavuze ubwo cyasohoye, mbwira umugore ko turimo gushwana, mbariza Imana ruzasenyuka cyangwa ruzakomera. Ubujiji. Igihe cyose Imana ari yivuze, abantu Imana niyo bagira gute? Bapfukamira. Igitabo cy'Ibyahishuwe kirimo amagambo yantangaje. Ibyahishuwe 19 umurongo wa 10. Yohana amaze kwereka ubuhanuzi, amaze kwereka ibintu bidasanzwe. Yohana arangije arajijwa gatoya. Umurongo wa 10 Yohana yaranditse ngo nikubitira hasi imbere y'ibirenge bye kumuramya, ariko arambwira ati reka reka, ndi imbata mugenzi wawe kandi ndi mugenzi wa bene so bafite guhamya kwa Yesu. Imana bari usenga, kuko guhamya kwa Yesu ari umwuka w'iki? Ubuhanuzi. Reka mbabwire, Yohana na marayika ubwo yabwiye Yohana ati reka reka wimfukamira, ugomba gupfukamira ni Kristo wenyine. Njyewe ndi umumarayika ariko ndi mugenzi wa bene so bafite guhamya kwa nde? Kwa Yesu. Ni gute mupfukamira umuntu ngo yagusobanuriye igitabo? Ni gute mupfukamira umuntu ngo yakubwiye ibintu ngo bizaba, ngo none ngo watangiye kubibona? Icyo ni ikimenyetso ko umuntu atari uw'Imana. Barapfukamye rero basenga Imana. Bukeye umurongo wa 20, ku munsi wo kurwana intambara, Yehoshafati aratekereza intsinzi Imana yagennye, arangije abasanga hari inama agomba kugira abantu. 20 umurongo wa 20, igitabo cya 2 cy'ibyo ku ngoma. Bukeye bwaho bazinduka kare mu gitondo, barasohoka bajya mu butayu bw'Itekowa nk'uko wa muhanuzi yari yabivuze. Bagisohoka, Yehoshafati arahagarara aravuga ati nimunyumve yemwe Bayuda namwe abatuye Yerusalemu. Itangazo bose baraceceka batega amatwi. Arababwira ngo mwizere Uwiteka Imana yanyu mubone gukomezwa. Amen. Icyo ni ikintu cyitwa kugira gute?
kwizera. Arangije aravuga ngo mwizere n'abahanuzi bayo mubone kugubwa neza. Yarababwira tumva rero, mwizere Imana, ariko ikindi kintu mwizere n'ibyo abahanuzi bayo bagize gute, bavuze. Nuko amaze kujya inama n'abantu, ashyiraho abantu bo kuririmbira Uwiteka, bagahimbaza ubwiza bwo gukiranuka kwe. Barangije imbere yabo, bari barangaje imbere y'ingabo, bavuga bati nimuhimbaze Uwiteka kuko imbabazi ze zihora iteka ryose. Ubuhanuzi bwose bugomba gutuma tugomba guhimbaza Uwiteka. Iyi niyo mpamvu mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 13, igice cya 14, umurongo wa 6, igihe ubutumwa bw'abamarayika batatu bwakirwaga, igihe Yohana yerekwaga abamarayika batatu, mutega amatwi mwumve, nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, ngo abubwire abari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Avuga ijwi rirenga ati nimwubahe iki? Imana. Kubaha Imana bigomba kuba ari byo bintu bya mbere bigomba gutsindagirwa muri buri buhanuzi bwose. Hoya ntago njyewe izina ryanjye ndibaha, batarishyira muri kompiyuta inyamaswa ikazamfata. Urinjije. Wakagombye kwibaza ngo kompiyuta nta kuntu nayikoresha mu kubaha Imana. Birashoboka ntibishoboka? Telefone ntimuzazitunge. Iyo utunze telefone abazadushuka niho bazaduhigira, kandi telefone nta wamenya uzikontorora, wazabona ukabona baradukaciye. Kubw'ibyo rero umuntu ushaka kujya mu ijuru telefone azasigarana n'isengesho gusa. Urinjije. Telefone ushobora kuyumviraho ikibwirizwa, ushobora gutega amatwi radiyo ijwi ry'ibyiringiro kuri telefone. Telefone turimo turazituriraho, telefone turimo turazibarizaho ibibazo. Urimo uricara hano mu Rwanda ugakoresha telefone ugakurikirana amateraniro arimo kubera muri Amerika muri General Conference. Telefone ni mbi cyangwa ubwonko n'ibiganza biyifite nibyo byanduye? Ibyo byanduye. Aya mayeri akomeye yafasha abaririmbyi kugira ngo guhimbaza Imana aba ari byo bijya imbere y'abantu, kugira ngo bibibagize ibibazo bibazengurutse. Umuntu wese uzashaka yuko ubutumwa bw'abamarayika batatu bukoreshwa, buvugwa, indirimbo zitabigizemo uruhare, azaba yayobye. Urugamba turimo ruradusaba yuko abaririmbyi bagomba kujya imbere, ingabo zigakurikira. Niyo mpamvu korari zibanziriza umubwiriza. Nshuti zanjye, barangije bahagaze aho bagombaga guhagarara, bageze aho bagiye kurwanira, bamaze kwiremamo amatsinda y'abasirikare. Uyu munsi wa none hari n'umuntu muganira akakoza ati mwitorera amatsinda maramo iki? Ibi bintu byanyu byo gufata abantu 6 mukabashyira hamwe, 7 hamwe, ibi bintu muba mukora iki? Burasuka ujagaraza itorero. Twakagombye kuba turi ikintu cy'igiterane kinini. Oya, itegeko umuhanuzi yari yababwiye ko abantu babaremamo amaki, barabyina barishima. Ariko abasirikare bati rero uko mubyina ntimutubyinire, mubyinire Imana, kuko twageze dusanga urugamba rwagize gute? Rwarangiye. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Umuhanuzi ni umuntu ukomeye. None nagira ngo mbabaze, uyu muhanuzi wari uri mu iteraniro yababwiye ko nta cyago bafite? Yababwiye ko nta cyago bafite? Yababwiye ko nta mwanzi bafite? Yarababwiye ngo nibiyicarire gusa, Imana izabyikorera, izirwanira? Uyu muhanuzi ko Imana yakoranaga nawe yari yaracitse mu iteraniro, kuko iteraniro yari irinyantege nke. Ngiki kintu gikomeye mugomba gutekereza. Umuhanuzi mu gitabo cyitwa iby'Abadivanisi umunsi wa 7 bizera, page 221, baranditse ngo mu isezerano rya kera ijambo umuhanuzi muri rusange risobanurwa mu Giheburayo n'ijambo nabi. Ijambo umuhanuzi n'ijambo bamenya.
afite ayo magambo afite aho ahuriye cyane. Bibiliya iravuga ngo kera kose mu Bisiraheli umuntu iyo yajyaga gusobanuza Imana yavugaga atya ati ngwino dusange Bamenya. Kuko kuri ubu uwitwa umuhanuzi kera yitwaga Bamenya. Kwitwa Bamenya bishimangira kwakira ubutumwa mvajuru nk'umuhanuzi. Imana yahumuraga amaso cyangwa intekerezo z'abahanuzi ku butumwa yashakaga kugeza ku bantu. Ni umuhanuzi wabaga areba kure cyangwa ni Imana yamuhumuraga? Ni Imana yamuhumuraga. Kubw'ibyo rero ubuhanuzi ntibugomba kuba buvuye mu byo umuntu ashaka. Imana niyo igomba gutanga ubuhanuzi. Kubw'ibyo umuhanuzi ni muntu ki? Ni umuntu wakira iby'Imana akabizana mu bwoko bwayo. Umutambyi ni muntu ki? Ni umuntu uhagararira abantu akazana ibyifuzo byabo imbere y'Imana. Niyo mpamvu Kristo yabaye umwami, aba umutambyi, aba n'umuhanuzi. Igihe Yesu yari arimo kuvuga Matayo 24 arimo kwerekana iminsi y'imperuka n'ibizayiranga, Yesu yari yabaye umuhanuzi. Ariko i Karuvari Yesu yari yabaye umutambyi kandi ahinduka igitambo. Niyo mpamvu uyu munsi wa none ibyo bintu bitatu Kristo avuga ko natwe tuzabihabwa. Icyambere, turi abami, turi n'abahanuzi, turi n'ubwoko bw'abatambyi. Ibyo byose tubikomora kuri Kristo. Rero icyo nagira mbabwire gikomeye, aya ni amagambo nasomye mu bahanuzi n'abami paje 508, ni icyigisho cya 44. Haranditswe ngo igihe twegereza iherezo ry'amateka y'iyi si. Ubuhanuzi bwanditswe na Daniyeli budusaba kuba maso mu buryo budasanzwe kuko buhuje n'igihe tugize gute turimo. Dukeneye kwiga igitabo cya Daniyeli. Mbabajwe no kubabwira ko abayobozi b'amadini atandukanye ibi bitabo babijyamo bagiye gushaka agasomo gahuje n'irari ry'abantu. Ariko igihe turimo ni igihe cyo kugira ngo abagore, abagabo, abana bafata umwanya wo gusenga, biga igitabo cya Daniyeli. Kuko hari Kristo urimo guhangana n'ibihe, Kristo witeguye guha imbaraga imitima yacu ngo ihangane n'ibi bihe turimo. Ibyo Daniyeli yahanuye byahuzwa n'inyigisho zo mu gitabo giheruka cy'isezerano rishya. Icyo gitabo giheruka cy'isezerano rishya ni ikihe? Ibyahishuwe. Satani yateye abantu benshi kwizera ko imigabane imwe y'ubuhanuzi bwa Daniyeli na Yohana umuhishuzi idashobora kumvikana. Mu magambo make, Imana yaravuze ngo igitabo cy'ibyahishuwe cyiswe ibyahishuwe. Ariko ujya gusomamo isomo, umuyobozi w'idini runaka akakubwira ati ibyo birahishwe si ibyacu. Kubw'ibyo rero Bibiliya ivuga ngo iki? Ibihishwe ni iby'Imana ariko ibyahishuwe ni ibyacu n'abana bacu. Gutegeka kwa 2 igice cya 29. Nshuti zanjye, hano haranditswe ngo nyamara isezerano rirasobanutse ko umugisha udasanzwe uzaherekeza kwiga ubwo buhanuzi. Mu magambo make, hari ubwoko bw'umugisha mutari mwabona abantu mwenshi mwicaye aha kubera ko mutigeze mubumbura igitabo cya Daniyeli ni iki? Ni ikibyahishuwe. Uwo mugisha ntawo mujya mubona. Hari imigisha Imana yashyize muri Matayo igice cya 5. Matayo igice cya 5 haranditse abahirwa abari. Iriya nayo ni indi migisha. Ariko ubu abanyamadini benshi mu mitwe yabo haranditse ngo Matayo 5 uzagira gute? Uzumirwa. Amagambo ngo abanyabwenge bazayamenya ni amagambo yanditswe na Daniyeli. Yavuzwe ku byo Daniyeli yeretswe byagombaga gukurwaho ikimenyetso mu minsi ya nyuma. Naho ku byahishuwe Kristo yahaye umugaragu we Yohana kugira ngo biyobore ubwoko bw'Imana mu myaka 100 menshi. Hatanzwe isezerano ngo hahirwa usoma amagambo y'ubu buhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo. Bibiliya iravuga ngo ko igihe ari iki? Ari kigufi. Aya mahirwe rero, amahirwe y'abantu basoma, ndakwinginze uyu munsi utangire uyagerageze.
ntabwo ari ngombwa ngo usome ibintu byinshi, ariko niyo wazaza usoma 30 wowe ukavuga uti muri iki genda muri Daniyeli, muri iki genda mo ndasoma ibyahishuwe, ibitabo birahari, ushobora kwifashisha igitabo cyitwa Daniyeli n'ibyahishuwe ngiki hano kimfasha gusobanukirwa. Ushobora gukoresha uburyo bwo kwiga isomo urigereranya n'ayandi ukoresheje Bibiliya. Muri Bibiliya hasi hari amasomo ku buryo isomo rimwe rishobora kukurangira irindi riri bugufashe. Ariko ibintu byo kuzaza mucunga hari akantu kabaye, iyo bakingiranye abantu bakavuga ngo ntihagire usohoka, telefone bazicagingamo amafaranga. Halo muntu w'Imana muraho, ibi bihe urabireba ute ko tubona ari danje? Umva naba namwe mwibonye umwanya wo kwiga, ngaho rero tangira unyigishe. Umuntu agashyiramo amayinite, umva ugiye kunyigisha inyamaswa, unyigisha igishushanyo cyayo kuri telefone, bibahoze. Ibintu mutarimo gushaka umwanya wo kwiga ubu ngubu, muzashaka kubyiga igihe cyarenze muri pressure y'ubuzima. Hari amagambo nasomye yantangaje. Ushobora kumbwira ngo ufite nta gihe ubona, twebwe turi abaganga, urabona njyewe ndi umunyapolitike, umwanya wacu ni muke, nge ndi umupasitoro mba nazengurutse mu ntara zitandukanye, undi nawe yarangiza ati twe turi abacuruzi, business iragoranye muri ino minsi. Umumama akakubwira ati tuba ducungana n'abana, turwana no kugira ngo babone amafaranga y'ishuri, tubakarabya, tubagaburira, mbese icyumweru kirangira ntanarebye na Bibiliya n'igifuniko cyayo. Undi mukaganira akakubwira ati wowe ujye ubyiga ibintu bya Daniyeli, wituriye mu cyaro, imboga z'ibyatsi zirimeza. Twebwe i Kigali turya ari uko twagize gute, twagiye. Amagambo nshaka kubasomera ari muri iki gitabo, ni igitabo Daniyeli n'ibyahishuwe. Ibi turimo kwiga ni imfunguzo zidufasha kumva ubuhanuzi. Daniyeli n'ibyahishuwe, iki gitabo paje ya 14 haranditswe ngo mbega ukuntu imibereho ya Daniyeli ari ugucyaha gukomeye ku bantu bo muri iki gihe badafite na kimwe cy'ijana cy'inshingano yari afite, zibasha kubatwara igihe kandi zigatwara intekerezo zabo, nyamara bakitwaza imirimo yabo nk'impamvu zibatera kwirengagiza inshingano za gikristo, bakavuga ko badafite igihe cyo kuzikora. Mbese ni iki Imana ya Daniyeli ibwira abantu nk'abo ubwo izaba ije kugororera abagaragu bayo bayikoreye batizigamye, hakurikijwe uburyo bakoresheje neza amahirwe bahawe cyangwa bakayirengagiza? Hano baravuze ngo nta na kimwe cy'ijana cy'inshingano Daniyeli yari afite dufite twebwe uyu munsi, ntacyo. Ni nayo mpamvu niba Daniyeli yarabonye umwanya, reka mbabwire, mwari muzi ko na Daniyeli nawe yatungaga imizingo y'abandi bahanuzi? Mwari muzi ko Daniyeli nawe yigaga? Reka njye ikintu mbabwire, nta muntu n'umwe udafite umwanya w'ijambo ry'Imana. Imana ishobora kubwira aho ibihe bigeze. Murebe paje 141 iki gitabo, paje 141 haranditswe ngo nubwo Daniyeli nka minisitiri w'intebe mu bwami bukomeye cyane ku isi yari afite imirimo myinshi n'ibimwuruhije, ntiyigeze yemera ko ibi bimubuza amahirwe yo kwiga ibintu birushijeho kuba iby'igiciro gikomeye, ari byo migambi ikomeye Imana yahishuriye abahanuzi bayo. Yasobanukiwe ibintu binyuze mu bitabo, ni ukuvuga inyandiko za Yeremiya, maze Daniyeli amenya ko Imana yari iri gushyira iherezo ku myaka 70 y'ubunyage bw'ubwoko bwayo. Ubu buhanuzi buboneka muri Yeremiya 25:12 na Yeremiya 29:10. Kumenya iki gitabo ndetse no kumenya agaciro kacyo byerekana ko Yeremiya yafatwaga nk'umuhanuzi wahumekewemo n'Imana. Iyo bitaba bimeze bityo, inyandiko ze ntizari kwegeranywa n'izo neza zityo kandi ngo zandukurwe mu buryo nyinshi nk'izo ngizo. Nubwo mu gihe runaka
bigaragara ko Daniyeli yari uwo mu gihe kimwe n'icya Yeremiya. Yajyanye zimwe mu nyandiko za Yeremiya mu gihugu cy'ubunyage. Nubwo nawe ubwe yari umuhanuzi ukomeye, ntabwo yirengagizaga kwigana ubwitonzi iby'Imana yahishuriye abandi bagaragu bayo. Amen. Iyo ni paje 141 na paje 142. Na Daniyeli nubwo yari umuhanuzi, bajya guhunga yatwaye imizingo yande ya Yeremiya. Arangije aravuga ati kugira ngo ntazacanganyukirwa n'ibihe, nzaza niyiriza ubusa, nzaza nsenga, ntago nzemera kurya ibintu bibonetse byose, nzahagararira Imana aho nzaba ndi. Kandi muri ako kazi ka minisitiri w'intebe nzengurutswe n'ibigirwamana n'ameza y'abapagani, nzaza mba mfite umuzingo menye imigambi y'iki y'Imana. Umunsi umwe yari arimo gusoma avumbura ko imyaka 70 y'ubunyage igize gute irangiye. None turashaka guturuka mu gitondo tubyina mpaka nimugoroba. Abizera barashaka ibibwirizwa bimeze nka yawurute. Yawurute kuyimira ntago birushya, yawurute ibamo agasukari, kubera ko iyo uyihaye umwana ubona azanye agasura keza. Hari n'abagore bashaje basigaye banywa yawurute ngo isura izagaruke. Nanjye mba umwana muto. Kangira ikintu mbabwira, ubu buzima butagira inyandiko, butagira amasezerano, butagira gusenga, ubu buzima bwo gufata ubuzima bwawe ukabwegeka ku muntu. Reka ngire ikintu mbabwira, hari ubwo mwigeze mwumva Daniyeli yagiye gusura Yeremiya ngo amubwire ati mbabarira umbwire ibi bintu mbyifatemo gute? Reka da, inyandiko iyihari ibindi byose babigize gute birangiye. Uyu mugoroba musabe Imana iyi mpano ikomeye. Nshuti zanjye, ibyakozwe n'intumwa 13:23, ibyakozwe n'intumwa igice cya 13, aya magambo arakomeye cyane. Tujyane ibyakozwe n'intumwa igice cya 13, harimo amagambo akomeye cyane. Ibyakozwe n'intumwa 13 umurongo wa 26. Paulo yigisha muri Antiyokiya y'i Pisidiya. Ku murongo wa 26 Paulo yaravuze ngo bene data, bana b'umuryango wa Aburahamu, namwe abubaha Imana, kuri twe niho ijambo ryako gakiza ryagize gute ryatumwe. Ubundi mu gihe cya Paulo gutandukanya agakiza n'ijambo ry'Imana ntago byashobokaga. Gutandukanya ijambo ry'Imana n'amategeko y'Imana ntago byatandukanaga. Paulo arangije umurongo wa 27 aravuga ngo kuko abatuye i Yerusalemu n'abakuru babo batamenye uwo nguwo, uwo ninde? Ni Yesu Kristo. Kuko batamenye uwo, cyangwa ngo bamenye amagambo y'ubuhanuzi asomwa ku masabato yose, nicyo cyatumye babusohoza ubwo bamuciraga urubanza rwo gupfa. Iri somo abanyamadini muri aha muritega amatwi, rirerekana yuko Imana yari yarahaye abayuda ubuhanuzi ngo babwige neza kugira ngo bazamenye kuvuka kwa Yesu. Igihe Yesu azazira bazabe bamuzi. Mu magambo make, natwe dufite ubuhanuzi, ntago twe bugiye kutwereka ko Yesu agiye kuvuka, butwereka ko Yesu agiye kugira gute, agiye kugaruka. Ariko hari amakosa abiri abayuda bakoze. Ikosa rya mbere ni ukutamenya ko ubuhanuzi bwose bwari bwubakiye kuri Yesu. Icya kabiri ni ukudaha agaciro amagambo yasomwaga kuri buri sabato agendanye n'ubuhanuzi. Ndagira ngo mbabaze abantu, kuri uyu munsi wa none ntushobora kwigisha ubuhanuzi ngo butandukanye n'isabato, kuko Imana yari yarapanze yuko ubuhanuzi bwa Mesiya bugomba kwigwa ari ryari, ari ku isabato. Niyo mpamvu nubona baguhungije isabato uzamenye yuko batazanakwigisha n'ubuhanuzi. Mu madini atandukanye umwizera aragenda akabaza umuyobozi w'idini, iyi nyamaswa mbona byahishuwe 13 yavuye mu nyanja,
bikagaragara n'indi ivuye mu butaka. Ni ibiki? Umuyobozi w'idini ati ibyo ni ibisimba bizaza ku isi bikarya abantu. Ibisimba bizaza kurya abantu. Ariko igihe cyose Yesu yigijweyo, ubuhanuzi ntacyo busigara buvuze. Umuntu asigara bwiga ariko nta kintu buri bugire gute, buri bumumarire. Kubw'ibyo rero muri iri somo tubonye ibintu bitatu bidashobora gutandukana: ubuhanuzi, isabato na Yesu. Ibyo bintu ntushobora kubitandukanya ngo bikunde. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 19, Bibiliya igiye kwerekana impamvu uko ubuhanuzi buza. Bantu b'Imana, umunsi umwe umuntu yegereye Mose, haramubwira ati Mose, abantu bose hari abandi bantu twabonye barimo guhanura. Ngo yarazaniye amakuru Mose, abizi ko Mose ararakara, yarazi ko Mose ari burakare yarangiza agaca intege abo bantu. Ariko Mose arangije aravuga ngo icyama ab'ubu bwoko bose bagahinduka baki? Abahanuzi. Reka ngire ikintu babwire, mwari muzi izina ry'iri torero ryacu? Twe turi abasigaye, turi abategereje, turi abantu b'igitabo, turi ubwoko bw'abera n'abahanuzi. Niko igitabo cy'ibyahishuwe kitwita. Mu magambo make, buri mudivanisiti wese yakagombye kuba ari umuhanuzi. Adahanura imodoka, adahanura inkweto, adahanura amafaranga, ahanura akurikije icyo ijambo ry'Imana rimwereka, akereka abantu ibimenyetso byerekana ko Yesu agiye kugaruka. Turi ubwoko bw'abera n'abahanuzi, turi ubwoko bw'abatambyi. Hano haranditswe ngo, urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere murongo wa 19 ndageza kwa 21, nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe kandi rirushaho gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimugira gute? Nimuryitaho. Muntega amatwi, ubuhanuzi n'ijambo ry'Imana ntibabitandukanyije, kuko rimeze nk'itabaza rimurika ahacuze umwijima, rigakesha ijoro. Imbere yawe niba urimo kuhabona umwijima, wabuze aho ukandagira kubera ibihe by'ubuhanuzi byihuta, ijambo ry'Imana iyo uribumbuye harabona, ukabona aho ukandagira. Rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu wese agize gute, yishakiye. Muri Bibiliya zanyu aka gasomo ni mugasurinye. Nta buhanuzi bw'Imana bushobora gusobanurwa nk'uko umuntu ashatse. Ariko genda uhamagare aba bantu birirwa bakatakata bavuga ku maradiyo n'amateleviziyo, bahamagare umubwire uti narose idirishya naraye ntarifunguye, mbona harimo harinjira umwotsi w'umukara mu nzu yanjye. Ndangije nkazaza ngenda najya gukinga idirishya nkabona ntago birimo gukunda, umuyaga ukandusha imbaraga. Nahise nkanguka numva mfite ubwoba. Ibi bintu birasobanura iki? Umuhanuzi wa mbere araza agahita akubwira ati uwo mwotsi w'umukara ni abadayimoni barimo kuza gushaka gutwara umugore wawe, ariko ngewe ngiye kugusengera ku buryo umugore wawe muzabana mugasaza. Amena. Ugahamagara uwa kabiri. Uwo mwotsi rero w'umukara ni ibintu by'iwanyu bya so na nyoko bapfuye, barimo gushaka kuza ngo bazatware ka kana kawe gatoya, kuko iwanyu mwari mufite ibintu bya nyabingi. Undi ukamuhamagara agahita akubwira ati uwo mwotsi w'umukara rero impamvu wabonye nta kibazo wagutwaye, Imana igiye kuguha amafaranga utazi ahaturutse. Ariko nagira ngo mbabaze, abo bantu barimo barahanura ibyo bintu bakurikije iki? Icya mbere, bakurikije ibyo wabaganirije, bakurikije ibyo wababwiye utinya, bakurikije ibyo wababwiye ushaka kugeraho. Ariko ku buhanuzi bw'Imana amarangamutima yacu agomba kwigizwayo. Impamvu ni iyi: umuntu arimo arafata ikintu kiri muri Bibiliya, yareba amakuru. Reka mbaho urugero. Nk'ubu ngubu ejo bundi mu Rwanda bagaragaje drone izaza itwara abantu babiri i Kigali, transport. Ibintu byo kuvuga ngo uragenda uhure na mbutiyaje,
mu Rwanda babikuyeho. Uzaza ugenda utanga amafaranga wurire ka drone k'akadege kakugurukane kagusimbutse ibiyetaje n'ibimodoka biri ku murongo, ugenda uhita ugera aho ujya, kakumanura uvemo hagiyemo abandi nabo kazamuke. Ubu abahanga mu buhanuzi ukwezi kumwe muri busanga barimo kuvuga bati Ezekiyeli yarabibonye. Ubuhanuzi bw'Imana iyo butandukanyijwe n'ijambo ry'Imana bubyara ubuyobe, abantu bakagwa kandi Imana yashakaga kubabyutsa. Hano haranditswe ku murongo wa 21, kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'iki? Abasomyi ba Bibiliya bashorewe n'Umwuka Wera. Kwiga ubuhanuzi udafite Umwuka Wera nta kintu na kimwe ushobora kugeraho. Ubuhanuzi buhinduka iterabwoba kuri wowe, ntibukwizeza agakiza kubera ko nta Mwuka Wera ufite. Ariko nagira ngo mbabwire, uwo Mwuka Wera w'ukuri naza azatsinda biki? Abizi. Aho kugira ngo utinye ubuhanuzi, Mwuka Wera guhindura umuntu w'Imana, akaguha gutegereza Kristo, cyangwa wajya gupfa Mwuka Wera akaguha ibyiringiro by'uko uzazukana ubugingo buhoraho. Ndagira ngo muri uyu mugoroba mbabwire ikintu gikomeye inshuti zanjye. Ubuhanuzi burimo amoko